Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Florien. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ku isezerano ry'umugisha. Turarisanga mu gitabo cy'Itangiriro mu bice byaho 18. Reka dusome ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 15. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu, yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema, arirukanka arabasanga, yikubita hasi aravuga ati, Databuja, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo baza n'utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanire utwo kurya mwica isari, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati, ubigenze uko uvuze. Aburahamu arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara, aramubwira ati, tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza uvugemo imitsima. Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusongozi we, arihuta aragiteka. Yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse abishyira imbere yabo. Ahagarara iruhande munsi ya cya giti, bararya. Baramubaza bati, Sara umugore wawe ari he? Aramusubiza ati, ari mu ihema. Undi aramubwira ati, iki gihe cy'umwaka nikigaruka, sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara abyumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyari akijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati, ko maze gukecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati, ni iki gishekesheje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka, nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Maze Sara arahakana ati, sinsetse, kuko yatinyaga. Aramusubiza ati, hoya urasetse. Bene data, ijambo nshaka kubabwira ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi cyane, kuko iri jambo ni ijambo risobanutse. Ijambo ngiye kubasangiza muri uyu mugoroba ni ijambo rivuga ngo umugisha w'Imana urabikika, cyangwa se umugisha w'Imana ntuza rimwe, cyangwa se umugisha w'Imana utandukanye n'indi migisha yose. Tugiye kwiga rero kuri aya magambo, tuyasomye mu buryo bwumvikana, ariko uburyo ngiye kuyavugaho ni uburyo bukurikira. Icya mbere ngiye kuvuga ni kimwe, ni uko Bibiliya itweretse ko ari isezerano bari bahawe bwa kabiri. Ngira ngo mbibutse ngo Imana ntigiza rimwe,
Imana iza rimwe ndetse kabiri kugira ngo isoze isezerano ryayo, kandi ikintu Imana yasezeranije umuntu uwo ari we wese ntigishobora guhindurwa n'ibihe. Ahangaha Imana yari ije iramubwira ngo nongeye kukubwira ko uzabyara, umwaka utaha nzongera ngaruke. Reka mbabwire ngo Imana aho yabitse isezerano igihagaruka, ntabwo igihava, iragenda ariko ikahagaruka, ntabwo igihava idasoje icyo yahavuze, icyo yasezeranye. Iri sezerano ryari rigoye kuko na ba nyir'ubwite bari barabohoye Imana, bari baragezeho bavuga bati ngewe ntibishoboka. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Aba bagabo rero bari baje baganira na Aburahamu, ariko ndagira ngo mbabwire ngo umugisha w'Imana urakorerwa. Umugisha w'Imana urakorerwa. Bene data, nubona umuntu ari kurya imigisha ivuye mu kiganza cy'Imana, ntuzibaze ngo ugire ishyari cyangwa ugire inzika cyangwa ubyibazeho, haba hari aho byavuye. Uyu mugabo Bibiliya itweretse uburyo yamanutse akajya guteka, itwereka uburyo yarebye mu nka ze akareba ikimasa cyoroshye akakibaga. Amagambo yakoresheje yagize impuhwe ku bantu atazi. Aravuga ati mbere yuko ngira ikindi mbabwira, nubwo mbona musa nk'abari mu rugendo mukomeje, mwihangane mbanze mbagaburire, mbamare inzara, mbamare inyota, ubundi mukomeze urugendo mwigendere. Abantu barebye imirimo ivuye mu kiganza cya Aburahamu, barebye ibyuya bize ari guteka, barebye ukuntu ahagaritse imirimo ye yose, baravuga bati bari abamarayika. Ariko we abakira ntiyari yakabimenya, yabakiriye nk'abantu. Ariko Imana ijya kureba mu mutima, isubiza ibiri mu mutima. Abamarayika baramubwira bati reka tukubwize ukuri, ntabwo twava aha tutaremye. Birashoboka ko hari ibyo Imana yari yarasezeranye nawe bikaba byaratinze, ndetse ukiyakira ukavuga uti ndiyakiriye nuko bizagenda. Ariko dushingiye kuri iri shyaka ugize ryo gukora imirimo myiza, reka noneho tuguhe deadline, reka dushyireho finale, reka dushyireho igihe ntarengwa. Umwaka utaha ku isaha nk'iyi, ku itariki nk'iyi, uyu mugore wawe Sara azaba akikiye umwana kandi w'umuhungu. Sara yari hirya gato yumva bari kuganira ibyo bintu, araturika araseka. Asetse baramubaza bati se uri guseka iki? Ko Sara aseka, Aburahamu Sara ko ari guseka? Sara ati sinsetse. Ati nyamara urasetse. Ariko Imana irababwira ngo ndirahiye ndi Uwiteka, tuzagaruka guterura ku mwana, igihe nk'iki tuzagaruka. Ijambo mbazaniye bene data, ntimucogore gukorera Imana, ntimucogore gukora neza, ntimucogore gukora imirimo myiza. Isezerano Imana iguhaye irikurikirana imyaka myinshi kandi ikarisohoza. Ndimo ndababwira ngo mugundire Imana, muyizere, muyitumbire, izabasezeranya kandi n'Imana isezeranye igasoza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru ibafashe kandi bashyigikire. Niryo jambo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye, tugushimiye ko ari wowe usezeranya ugasoza. Ntabwo umuntu nubwo we yarambirwa akagera igihe avuga ko ashaje ndetse igihe cyarenze, ariko isaha yawe ntigirenga, kuko ibyo wasezeranye urabisohoza. Cyane cyane iyo umuntu agize umwete wo kugutegereza no kugukorera adashidikanya, kandi akabikora igihe cyose n'umutima we wose, ujya ugera igihe ukabiha agaciro, ukagira ibyo urema. Nsengeye umuntu wese wumvise iri jambo kugira ngo uherekeze imirimo y'amaboko ye, ibyo agerageza gukora byose ubiremwemo imigisha. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.